igihe ashaka toka bashaka maze nkubwira habaye iki wangigira kamaze kubitika hasi ubundi mugira ngo ka serivisi dutangaje rwose ni urucabana ejo bundi mwarajya kintu bandisha kabisa ni ibisanzwe ya solo tamburu icyana cyagihera niho cyakinze we Sylvain ariko so umuntu byuki ndamukira wewe Sylvain bayo hano wangegera papa naje kaza reba ni uje uzajya iki wangegera none se papa wagira ngo nzane ziba hanyumvirara ariko kamaze nkubaza iyo uhereye mu gitondo wicaye nta kintu uri gukora nta kintu murakora uba wumva ufite mutwe habara ariko se papa uragira nkore gakorerwa inkone cyucye wangegera ubu warebye hano mu rugo nta kintu cyo gukora gihari kurya ubyuka wanamye hariya nk'igiti cy'umunya cyumiye ku mugezi wambesirewe ariko papa nawe nanjye ikira ntiwirirwaga ku ishuri hari akazi wankoreraga none se sinigaga wigaga nanjye ibyo nanjye ndi kubibona sha nanjye ndi kubibona nanjye utare kunyereka rwose kabisa ntako sha aho ngo mwigize ngo abazungu ngo ntacyo mwakora ngo nta kazi na gato ngo mwakora rwose mwigize abantu b'abazungu mwigize abantu mudashaka gukora ngo idakoreka sharika maze nkubwire ibyahangaha uzongera kubirya ari uko wabivunikiye do uzongera kurya ko wabivunikiye none se papa urajya ngo nsabeho narya kandi wasanga nibyo naje nabyo wabiriye wasanga nabyo wabiriye nabiriye nyine cyane rwose nabimaze ahubwo umuteke n'ibindi ndikumva nishonje kandi koko wasanga watinze ukabirya ubu nta n'isoni ugasanga wabiriye papa nabiriye nyine se hari undi mwana uba hano papa nabiriye pe kuko numvaga ashonje cyane ariko sha ninde wakumaze ubwoba papa nyine nabiriye pe uratinyuka nasanga wabitiritse mbaze nkubwire reka ngende ndebe papa nyine numva reka mbaze nari gushwa n'inzara jewe reka mbaze nkubwire ndasanga wabiriye n'impamo y'Imana ndagucurangura n'impamo y'Imana ubwo niba nari kwishwa n'inzara buraza kubimba nawe reka ndebe sha no jana yo gushwa n'inzara iyo ndabavanye ku ishuri mu gitondo narya saa sita mu gikoma reka ndebe twarabanye kabisa aho narinde ntuhazi se sha nyiri ishuri ryari ryarakunwaye nakubona uko mbishaka umuri uramfite rero urahari ndahari cyane pfa kuba amashuri arangiye usoje kwiga iby'amashuri bigiye ku ruhande tugiye kujya dusohoka buri munsi ku wa mbere ku wa kabiri kugera ku cyumweru koko se cyane kandi ntacyo uzambura na sheri nanjye uramfite pe ahubwo se shuri wakuzanira iki shandi kumva mbangamiwe ubabanza nkahindura ibyicaro pe ntacyo nakora ku bwawe baby noneho bo ndumva ntuje bazana agacapati n'agafanta birahagije ese baby umukobwa mwiza nkawe ujya nywa fanta nyine baby niyo nshaka ngiye ntago nywa inzoga reka nimabwire bakuzanire we Sylvain indano sha ariko sheri disuri keza karame boss naje boss kadusakuza noneho rero ugiye kunzanira fanta na capati zane zingahe boss azane zingahe zane eshanu sawa sha nyine baby nari nkumbuye gusohokana nawe yego sha amashuri nyine yarakunwaye nasoje ubu naje ninjye nawe ese ku ishuri niho hakuye umusherera ntabwo nabigukora ubwo
Boss naje. Amakuru se Serivi. Cyane isaka bisurana ko ibintu tuba turi Kirana neza rwose. Cyakora mubonye mutanga serivisi nziza. Ko bimeze Niba mba rega. naza nyiceri wanjye. Ni karibu rwose mujye muhora muza. Sheri MCV yitwa mani. Hasi ubundi mugira ngo reka serivisi dutangaje rwose ni urucabana Ejo bundi mwarajya kirindwa ndishimye. kabisa. Ni ibisanzwe rero rwose nta kibazo. N'abandi jya ubabwira baza n'abashira. Sheri nawe mubwira nyine yitwa Amani. Kora hano. nishimiye kumumenya. So ngaho muryoherwe rero murakoze. Ahubwo se nyine Serivi bangana ari biryabo. Batanga serivisi nziza pe. Shana namukunze. Amukunze. Namukundiye ko yakunze twitayeho neza. Okay. Ko nzamukunde cyane. Ya. Yeye namukundiye ko yatwitayeho. Umwana mwiza. Enjoy. Thanks. Ahubwo Sheri ku buzima bwacu imbere. Ubuzima bwacu. Nari nkumbuye ko dusohokana. Ariko se Serivi kutabanguka nizo capati sha. Naje boss naje kabisa. Kugira ngo se reka naje rwose. Muryoherwe kabisa. Sawa. Yes boss nawe mbazaniye n'agaseriviyete hano ukuntu mwiyeranze kabisa. Okay, sawa nabi. Sheri urakoze kungurira capati pe nari nzikumbuye cyane. So bizi se kari we wanjye. Ntacyo uzamburana kabisa. Koko se. Cyane rwose. Kubera yuko cyamuzaga gusohoka ntabwo uri ku ishuri. None ubu ngubu wabonetse. Shaka gusa gisohoye na keza. Ya. Ntabwo ari Abaye cyane. keza cyane pe. Ntabwo ari cyane. Ahubwo warakundwa. Ya. Akoshera uri umwana muto. Gute se kibasumba wanjye? Aha. Shaka gusa nyine urandura mwuzura numva niyo najya mumva nazahinguka kwa jambo ari ryo jambo sha. Okay. Uri kuvuga ngo nabaye keza kandi ubona ishuri ryari ririshe. Ko kura ahubwo wagira ngo waryaga icyaho gusa hose. Aha. Nawe undi se Sheri. Ibyo ushiri tugiye kubyirengagiza numva. Mwiteho bikurenga. Use neza nk'abandi dutemberana tuzajya n'ahandi hatari aho. Sheri wanzanye ahantu heza pe nukuri nahashimye. Iyi ngo Batanga serivisi nziza cyane nabikunze. njye bundi nyuma kuzana mbizi. Undi uriya museriveri wanga iyo nje nkamubura mpita nitahi. Erega nabo barabizi. Bagomba kuwaza n'umwiza mwezi Imana atati byiza kandi kazi k'umutima wanjye. Ako Sheri nawe urakabya. Uzi kuri Queen of my heart? Ako Sheri nawe urakabya. Oya nagukabya pe. Oya nagukabya. Ibyo mvuga ni ukuri. Ahubwo nyine shu ikintu agacapati. Ye baba we cyagera cyabimaze no kuri kwimana. Mukiyereke. Mukiyega cya kicucu. Kiriye. Washa reka nze gukusha ukakwika ari vuga. Kigiye toka bashaka maze nkubwira. Habaye iki? Wangigira kamaze kubita. Okay, shuti bavandimwe. Nkuko mubizi nitwa Firizo ndetse mfite n'indi tsinda ry'abantu benshi cyane nzababwira nabo kandi muzena mubamenya gake. Rero bafana bacu murabizi ko twagarutse twaje gukina video zitandukanye, hari comedy ndetse hari na filime. Ubwo rero bafana bacu icyo tubasaba nta kindi ni urukundo rwanyu, mudufollowing ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri Facebook ndetse YouTube ndetse na Instagram, TikTok, hose ni Firizo Comedy. Nimuze rwose muze muri benshi murere ko bazana udushya dutandukanye turyoshye bimeze neza, umva noneho n'ubutamu. Bamuzi bya twakoraga tutari serie, ako twabaye serie, twazanye abakinnyi batandukanye, basabi tugiye kubazana mu misiri imbere ndetse n'abanyagiso tugiye kubazana mu misiri imbere, bose bazaza dukinane, mwebwe muri tayari turi kubita imiriro. Ngewe rero
shimye wanyu ubakunda kandi nanjye murankunda ndabizi neza musimbukire muze muri beshi rwose asante sana kuba munkurikira mu followinga ndabakunda cyane ciao ciao